mw'isi yacu ngwindushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho abanga Imana ntibayisengero bazapfa bose be kwikwa nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutaza shira mbese urukundo rw'Imana rwagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose inyanja zose zaba nka wino ijuru rikaba impapuro ibyatsi nabyo wakabigira byose uducu twabanditse ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo ntibabimara ntibyakwirwaho hakama inyanja riyo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose kandi ukwikunda umwana wayo jye niko inkunda nakwiriye nari umugome n'ukwima Yesu wambambirwe ku musaraba
wagereranywa n'iki? Mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura. Umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza. Ndasaba wemere ishimwe ngushima, nubwo ntabasha kuvuga ibigukwiriye. Yesu nzakwirebera ukuri mw'ijuru, nibwo nzajya ngusingiza muko bikwiriye. Nanone uko mbishoboye nzajya nguhimbaza, no mw'ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza. No mw'ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza. No mw'ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza. Igihe cyo gutaha. No mw'ipfa ryanjye iryo zina rizampumuriza. Igitare cy'Imana reka ngungireho kubw'imbabazi zawe. Kera waramerewe none ubu nkwihishemo umushinyo w'Imana. Amazi n'amaraso yo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi. Urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzatsimbuka umwe.
byose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura sifite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wamviriyeho niwo njya niringira dore nambaye ubusa nakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushakaho unyubagira ibyaha mutabazi ne gupfa Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mugize Imana yavuze byose ntakiruta iki ko Yesu ankunda nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru nzajya ndirimba iteka ryose nzajya mubaza ndirimba nti Yesu ni iki cyagukundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye anipenda Mwokozi Yesu anipenda 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 Mwokozi Yesu anipenda mimi I am so glad that Jesus loves me Jesus loves me Jesus loves me I am so glad that Jesus loves me Jesus loves even me come with that love the Lord and let our joys be known join in a song with sweet accord join in a song with sweet accord and thus surround the throne and thus surround the throne
na mu Rwenda n'icyenda zari hamwe mu rwuri, ariko imwe yari izimiye ivuye ku mwungeri. Mu biyana mangizera itaye umwungeri wayo mwiza. Mu biyana mangizera itaye umwungeri wayo mwiza. Izufi Urwenda n'icyenda mbese ntizihagije. Uwo mwungeri ati sigaho iyo nayo ni iyanjye. Naho yabigeze kure ngiye gushaka iyo nama yanjye. Naho yabigeze kure ngiye gushaka iyo nama yanjye. Mu bacu uwena wamenya n'imigezi yambutse, no kuzerera mu mwijima ashaka iyo nama ye. Yumva inama ihondobereye asanga ivunitse yenda gupfa. Yumva inama ihondobereye asanga ivunitse yenda gupfa. Iyi mpora mbona n'iyiki wiriwa amaraso se, ati ntuziko nanyuzaho nshaka inama izimiye. Ibiganza byishwe n'ikise byishwe n'amahwa muri iri joro. Ibiganza byishwe n'ikise byishwe n'amahwa muri iri joro. Umva ijwi rirangira ry'uwo mwungeri mwiza, ati ngo iyo naje nije nimunezerwe mwese. Nuko abamarayika bose bavuze impundu banezerewe. Nuko abamarayika bose bavuze impundu banezerewe. Nuko abamarayika bose bavuze impundu banezerewe.
nzame gutura iwawe mw'ijuru, nkajya ngusingizanya n'abamarayika. iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagira ikibasha kumara umubabaro. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane, hangiriye umumaro, ntaziba agirwa ukundi. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, aha niho umutwaro wamvuye ku mugongo. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu.
ndashima umwami Yesu. Imisozi itararemba, isi itarabumba, uhereye kera kose uruko wahoze, uhereye kera kose uruko wahoze, uhereye kera kose uruko wahoze, uruko wahoze. Imyaka igihumbi Imana ni myinshi kuri twe, kuri wowe iguwanije n'umunsi umwe gusa, n'umunsi umwe gusa, kuri wowe iguwanije n'umunsi umwe gusa, n'umunsi umwe gusa. Uri wowe iguhwaniye n'umunsi umwe gusa, n'umunsi umwe gusa. tabaraga imisi ya kera, none uzaturenge tugeze kugufa, tugeze kugufa, none uzaturengere tugeze kugufa, tugeze kugufa. Nanone uzaturengere tugeze kugufa, Uri mu bihe byose mwami
dushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira ingoma zose zo mw'isi yacu zijya zihita zishiraho abanga imana ntibayisengero bazapfa bose be kwikwa nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero urwidukunda twabari mw'isi nirwo rutaza shira Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. inyanja zose zaba nka wino ijuru riga b'impapuro ibyatsi nabyo wakabigira byose uducu twabambitse ab'isi bose bakandikaho iby'urukundo rwayo ntibabimara ntibyakwirwaho hakama inyanja riyo Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. kandi ukwikunda umwana wayo jye niko inkunda nakwiriye nari umugome n'ukwima Yesu wambamirwe ku musaraba uwo yacunguje ayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mu isi yose Mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Ijuru n'isi
yacu wagereranywa n'iki Oh, mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose.
ngenda ishamba ry'ikibira numva inyoni uko ziririmba ndi ku mpinga ndendendeba mu nyonga mbona imigezi n'umuyaga iyo nibutse Mana ko watanze umwana wawe ku musaraba imitwaro yanjye akayikorera yamfiriye ngo nkurwe w'ibyaha Mwami Mana ndakuririmbira uri nkuru 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 Kristo azaza azanye n'impunduze azanjyana mu rugo kwa data nzapfukama mpimbaza Imana yanjye mvuza impundu n'imanura inkuru Mwami Mana ndakuririmbira uri nkuru 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 nari mboshwe rwose mu mwijima mwinshi sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru yambohoye ingoyi zose nari mfite haleluya nsigaye ndirimba Yesu Nigitangaza rwose nigitangaza ko Yesu yanyijije umwuka we wera niwe ujya unyobora uzengeza iwanjye mw'ijuru iyo geragejwe n'umwanzi Satani ngwa niyo ntambara nambaye ukwizera ijambo ry'Imana niryo nkota yanjye kandi rizangeza mw'ijuru amahoro Nigitangaza rwose nigitangaza ko Yesu yanyijije umwuka we wera niwe ujya unyobora uzengeza iwanjye mw'ijuru
misozi nyura mu mataba aho se niko harusha umutima nja nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe Uwiteka nawe ntatinda kunyumva Igitangaza hose ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka wewe niwe unyobora uzagezi wanjye mw'ijuru igihe naniba mu rugendo rwanjye ndebesha ukwizera ibiri mw'ijuru tuza tumuruho ndetse tuzahazwa Yesu umukiza niwe waturaritse igitangaza rwose ni igitangaza ko Yesu yanyijije umwuka wewe niwe unyobora uzagezi wanjye mw'ijuru nihe abizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira ahantu hatagerwa n'umubisha ibibi n'ahantu twabihungira aho naho mu isi naho mu ijuru ni iwabo w'abizera aho naho mu isi naho mu ijuru ni iwabo w'abizera tuzimuka mw'isi tugera iwacu neza twubakiwe n'umukiza Mana yacu ari amazu menshi yubakanywe isuku tutarabona niho ni iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo niho ni iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo
nkunda kwizigira Yesu nkajya mwumvira rwose ngo njye nishingikiriza ku masezerano ye. Yesu Yesu ndakwizeye uri uwo kwiringirwa. Yesu Yesu mwiza nkunda ndusheho kukwizera. Nkunda kwizigira Yesu nyizwa n'amaraso ye nishyize mu ruzi rwayo nogamo ndatungana. Yesu Yesu ndakwizeye uri uwo kwiringirwa. Yesu Yesu mwiza nkunda ndusheho kukwizera. Nkunda kwizigira Yesu ntaruhuka intambara y'ibicumuro n'ibyaha akamunezero. Yesu Yesu ndakwizeye uri uwo kwiringirwa. Yesu Yesu mwiza nkunda ndusheho kukwizera. Mpimbawe nuko nkwizeye mutabazi undengera. Nizeye kumpora hafi iteka tugumane. Yesu Yesu ndakwizeye uri uwo kwiringirwa. Yesu Yesu mwiza nkunda ndusheho kukwizera.
niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko igintungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzaniramwo amahoro ifite umutima w'urukundo kuko igintungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abinzaniramwo amahoro amba hafi ndetse buri munsi kandi angenera ubuntu bunkwiye ajya anyikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mana nguko uko ajya ntunga buri munsi ajya ndamira muri byo byose buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano yampaye nguko uko ajya ntunga buri munsi ajya ndamira muri byo byose buri munsi azajyamo imbaraga iryo ni isezerano yampaye mana yanjye komeza ujye umfasha utaranire neza icyo umbwira mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe
maze Yesu arambona, nuko anshyira ku bitugu, ansubiza mu nzira. Nzaririmba igitangaza Yesu Umwami yakoze, ndi kumwe nabo mu ijuru, imbere
isumba byose ngenda umunyantege nke muri sikondo umwimukira ntagufite nagerahe unjya imbere mbere ingabo inkingira Yesu mbere ingabo inkingira isoko y'amazi y'ubugingo unyoboza umuriro n'igicu mu nzira igana mu ijuru mbere impamba ijya inkunga mu nzira ngana mu ijuru ningera ku nkombe ya rwa ruzi uzampe gutinyuka amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu nzaririmba indirimbo zishimye indirimbo zigusingiza Yesu nakukunda Yesu nakukunda cyane ndakwihaye nzinu twukwibyaha byanjye binezeza Mucunguzi wanjye Yesu nyir'ubuntu bwose ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu ngukunze nkwitura urwo wankunze kera unyigurigorogota nakwiriye ngukundira amahwahwanya bariye mu mutwe ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu zahora langukunda site karyose mekanje niri
shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sida. Dore tubura amahoro tuyabuzwa n'ubusa kuko tudasaba neza ibyo dukena byose. Nitugira ibyago byinshi tugashukwa n'umubi tumuganyira amaganya kuko ayadukuraho. Hariho indi nshuti nk'iyi yababarana natwe. Yesu azi intege nke zacu tumwisunge dusaba. Niba ufite ishavu ryinshi ukababara rwose, ubuhungiro ni Yesu, ngwino tumwihishemo. Inshuti zidutaye zikaduhemukira, Yesu adukingira ingabo akaduhumuriza. Yesu niwe nishe
ntazamemukira yambereye ubuhungiro ugatunga umwami yesu umwami ni igitare gikomeye